kubasuhuza nk'uko mubibona n'ubundi ni Hiro Ntwari Eric, niko nitwa kuri YouTube channel yanjye. Bigeraho nuko nguko wakandikamo hanyuma uhita ubona ukabona video zanjye ziriho ndetse n'ibiganiro byanjye bigiye bitandukanye bisobanura ese ni Hiro Ntwari wuhe Eric wuhe. Muri makeya ya nkuko mumaze iminsi mubibona ngiye mubibona ni Hiro Ntwari Eric, ni umunyamuziki, ni umunyeshuri kameme afite ubumuga bwo kutabona, yiga mu kigo giherereye Rwamagana, hamwe havuye umusupasita muri iyi minsi Niyo Bosco kuba ndibaza mwese muramuzi. Uriya ni mugenzi wanjye, uriya ni inshuti, uriya twariganaga, ariko nyine biba ngombwa yuko ajya mu muzika. Birumvikana nawe twagiye ariko natwe intego ni iyo ngiyo. Nk'uko mubibona rero gitari ndayicurangira, ndagerageza niyandikira indirimbo, nubwo wenda njyewe simpimba nanditse gutya ngo mfate impapuro nandike, ahubwo kuko bindimo ni ibintu bindimo. Guhimba indirimbo rero ntabwo ari ukuvuga ngo ndagenda mfata impapuro amasaha n'ayandi. Yego, nk'uko bigenda ku bahanzi bose bafata umwanya kugira ngo bakore mu nganzo yabo kandi bize bifite ireme. Nanjye niko bimeze, ariko njyewe simpimba nkoresha inyandiko. Nubwo ari abahanzi bake bashobora ibyo bintu. Rero aka kavideyo icyo kari kagamije ni ukurushaho kunsobanukirwa ese ni Hiro Ntwari Eric wuhe, ese amakuru ye ni ayahe. Ndibaza muri makeya amakuru ni ayo ngayo mbaye mbahaye, kandi undi washobora gukenera andi makuru yasura email yanjye kuyigeraho. Nitwa Harinde Ntwari Eric bifatanye, bivuze ngo ni kwandika Harinde Ntwari, ariko iyo li ni elo ndende, hanyuma ugahita ukurikizaho Eric bifatanye. Hanyuma ibyo ari byo byose ushobora kunyandikira, hanyuma nanjye nzagusubiza kandi nishimye.